time. Nyine nubwo ejo tutatandukanye neza ariko nyine ejo gushimira kunshimira byari byiza. Mike ubona bwakeye ngo nturi kurota ntabwo ndi kurota. Okay, fine. Nanjye gushimira for yesterday. Mushimira n'ingendo wemeye kuza gukora. Ariko akazi muri gake cyane nagombaga kuza gukora. Sije kuvuga wenda ntabwo wazi uburemere ifite kuri njye nicyo bisobanuye kuba waremeye kuza nabo tutabwa twabivuganye. So nanjye gushimira Wait. Nizere ndi kurota. ya na cyabaye no kugira. Mike muto. Come on here. Isubira. Ngiye kwakira nayo. Wow. Thank you. Thank you. Maya nyine kubyo wambwiye ejo tayari. Okay, tweak. What do you mean? Tweak ntabwo ahubwo muri weekend mubakire. Oh, wow. Ndashobora kugutumira nyine nk'umwe mu bashitsi b'imena. Uzaba umushitsi w'imena, of course. Kirori kiki? Saibdian. Okay, fine. That's Promise? promise. Ntuzabure. No, nzaba mpari. Cyane ko ari muri weekend. N'akazi k'abagabo. Ikindi boss ari kurubya umukozi. Akazi keza. Okay, nawe akazi keza. Uzahita ukompromise. Nutanga ikirego kikangira nzahita niyirukana. Akazi keza. Thank you. Yoza gukumbura. Shema. Akazi naguhaye kakunaniye mbimenyesha kundi ngaho. Mabujana kubeshye pe kano kazi kananiye karagoye. Okay. None nkwirukana. Kunyirukana nanone. No, niba akazi kakunaniye si ukumara iki. Giye kukwirukana. Nuse basi mabujana mwakongeye mukamba ndi mahirwe nkongera nyine nkabijyamo nkagerageza nkareba uko biza gukunda. Andi mahirwe kugeza ryari? Andi mahirwe kugeza ryari niba wita ku bintu nakubwiye ku kintu kimwe ukora? Hari ikintu kimwe rero wambwira? Ariko nanone
Shema. nibutse mabuja Shema. nabonye bosi azana indabyo. Wiki? Nyine nabonye bosi azana indabyo, noneho amaze kuzana indabo ahita ajya muri ofisi ya Maya, ariko mu gusohoka mbona nyine ntaza asohokanye buriya narigize mwiza wenda buriya ntiyazi kuzaniza. Yazanye indabyo? Yego. Mike yazanye indabyo yinjira muri ofisi ya Maya wongera kumubona asohoka nazo afite. Yazizanye. Ako njye nagize nyine nizawe niyo mpamvu nari mubwiye ko nta makuru nyine ngiye mfite. Okay, genda. Genda jya mu kazi kawe nyine. Ibintu byo kunyirukana se mabuja. Nakubwiye ngo genda winesha umutwe. Shema sohoka muri ofisi yanjye. Mike azana indabo akazishyira Maya. Niko mko. Munyurwa bingana iki ku buryo umugabo mwataguhaza? Haki indaya ziragwira koko. Ega wishimye watatse ninde kubwiye kanga hari aho baserebrira uko cyangwa ari ahantu bakorera amakwe cyangwa n'ibindi birori ku buryo uza kubataka indabo. Kibu yambariziga yiyetaze. Kabiri kangahe ufata ofisi yanjye ukaza kutangira kuidekoramo indabo. Wowe urari gisanga twe turinjije kurya twa tunaniye kujya tuzistereka ngaha. Uva mu gihe rero. Warongorwa ntabwo bose bagize iki gihugu. Ntabwo bindeba si nkwitayeho. Ntabwo mushinzwe se nakubye naricyo mpfana nawe. Ariko Mike we umusibe muri uwo mutwe wawe. Uri kumva? Urimo uranyumva ibyo mvuga bisuzugura gusa. Ibyo mvuga uri kubyumva. Next time ninzanga nzakwica kigira gusa. N'ikindi gihe subiremo. N'ikindi gihe kuri Mike nakora ikintu kitabaho. Nakurimbura nkakurimburana n'ibyawe byose. Wihanurira se urahanurira ibiki? Bitch gusa. Wanyumvishe? Mike, you have to let him in your heads. Otherwise, you will see me in another face. I am a ghost, you bitch. Icyambere ababyeyi barabizi. N'abantu bose barabizi. Mike arankunda nati ndamukunda ko yibareza. Uri muranyumva? Bitch. Stupid. You bastards. Next time. Nzakwica.
Maya, wabaye iki? Wabaye iki? Ibi ni ibiki se? Ibi ni ibiki? Maya, wabaye iki? Sikawambabariye ukankora hano hantu. Nyine wabaye iki? Kunyandikira message nk'uruzana ibiki byabaye hano ni ibiki? Sinshaka kuguma hano hantu niwe wahanzanye so please reka tuve hano hantu rigende. Nyine nsobanurira ni iki cyabaye? Ibi mbona hano ibi ni ibiki? Hano habereye iki? Mbina nsanze hano muri office arankubita. Cyakindi ntabwo nakomeza kwihanganira kuguma ahantu bafata abantu nk'aho ari ibisimba. Miri. Byagenze gute se ngakubita? Simbiza urututsi sinzi urututsi mbona araje. Sinzi ibintu nagusobanura. Please. Fasha kumwe hano hantu. Sire kuguma kunsobanura buri kimwe ABCD amenya kubanga yakubise gusa gutyo gusa. Urajya musobanurira iki? Tugenda nasobanura ibi ni ibiki mbona byuze hanga. Hano mwagize anniversaire se? So akazi ushaka kareka se? Just no kugenda zagaruka hano hantu. Sinzi mashini tugende. Singa mashini. Maya wabaye. Maya. Mike, please. Ninde bikoze? Ni Miri boss. Gusa ariko uriya mukobwa umeze neza nta kintu wakoze. Mike, please. Kwizi iki nyine nta kintu wakoze. Ikintu cya mbere nuko ngomba kuva hano nkagenda. Ntabwo wasiga mimi, ntabwo wasiga Maya. Maya. Ano kama saa tararangiye. Gusa nyine ntabwo naguma ahantu bafata abakozi nk'ahari inyamaswa. Nyine ibyo ndabikemura nini turabikemura neza. Akazi uko nagahawe hano nzajya n'ahandi bakame nibatakama nzabaho kuri bo. Kugira ngo naguma hano. Nese base ahagara basigwe lift. Lift yawe. Miri. Simani wowe vipi zawe mani wowe uri iki? Ko njye mfite utwo nibereyemo nanjye hano nanyuzwe. mbabwiza ukuri ibintu nibyo cyangwa ntabwo ari byo. Ibiki se biri byo n'ibitari byo? Nyine ibyo ndimo nkubaza gusa ko ni wibiki. Ibintu bya Mike. Nyine icyo utumvamo ni iki? Ase wowe ntabwo ubona ko okay, wenda ntabwo mbizi neza ariko ikigaragara nuko hagati ya Mike na Maya ukuntu nyine ubona ko bafitanye umubano wihariye ni nkaho ari abantu basanzwe baziranye. Sinzi impamvu rero wabitinzeho kiri kubyibaza. Nusimba byo koko basanzwe baziranye wowe aya makuru wari afite. Icyo mbona cyo nuko bishoboka. Bana. Bega isose yanyagiragwa minshishi.
Mike kujya akunda kunyivangira mu bintu mana yanjye. Mana ndakwinginze nimba umva amasengesho yanjye umfashe nzi gusanga nta na Mike aziranye na Mike kuko naba ndohiyose. Iranyana yimbwa none ifite n'amafaranga nini abakobwa barayikunda nibyivangamo kuko ndabona ruhiki ibintu byose ukuntu niyirinze. Ariko rero usibye ko wenda abantu ari mwe muba mufite ibibazo njye mbona rwose iriya couple ya Maya na Mike mbona banabera. What the fuck? Biri seriye so wenda okay nje sinzi iki kurimo ariko giyo mbarebye rwose bose ni ba baby face kabisa baberewe no kuba bashinga couple iri seriye. Man ukuri igicucu man. How? Man ugatinyuka ukambwira ubwo rofa man ngo baraberanye bro. Man ugatinyuka ukambwira icyo kijambo ngo baraberanye wana no urabyishimiye. Okay ngambwira ushaka tubigenza ute? Man no so uramu baby kari wanjye man no so ugo Mike najya kubyivanga numva ntaba mpombye. Baraberanye bishira none ino daje akusa ubundi nkawe niryari uzanshyigikira niryari uzajya muri kuri side yanjye. Ibintu byose natanze reba ukuntu nihirinze none amenyane na Mike ma. Ako sinzi icyo uri kunshinja. Okay Abanyarwanda nibo bavuga ngo akariho karavuga. Niba Mike ngewe ibyo mvuze ari ibyo nabonye bigaragarira amaso ya buri muntu sinumva impamvu nyine birakariyemo. Ubundi se ufite plan iki kuri wa mukobwa? Ntabirakariramo nyine ufite plan zi none se giye nigize mwanya na mwaka n'agaturu ngo nkarye. Yo mani raziranyo ntazigiyemo mani ngo nivo yange muri zira bro gusiko ariko namukunde giye na uriya mukobwa nshaka kumurya agomba kwanza kumuduturu nkatunganya yashaka akagenda kabisa. Akubyibuze ziranyo mbanza zifiringe nzumve nzifate gutya. Ibaze waraya ncitse namukore baritanization. Oya man ubundi magayi ntabwo ujye untenguha. Wenda numvaga ko ari izindi plans ufite at least mbonye umwana muzima ubu ngubu nakora n'igikwe ariko ntago ntunguwe still wowe wanyawe ubundi n'ubu ngubu numara kumukorera ibyo umukorera amaze kuguha ibyo ngibyo ushaka nkuko nabandi bose bigenda nawe umute mugatebe ase kukiteka hora ushaka kwigira nzakagendana mane we nimba utabashije gukoresha imashini abantu mu gihe twe tubashe kuyikoresha hogire ka twayikoresha. Kikamaze niriri cyana nishaka kizagende ariko nakiriye mane nduhibuze musikara akanyago nubwo ari boss wanjye. Mane imfashe sange nta bindi bintu byihishe nyuma kuko wallahi asubundi reka nkubaze ko mbona ibintu byose babiremereyemo undi hari igihe wenda hacamo umunsi cyangwa iyo minsi ibiri ibyo bintu uvuga utabikoze hari umunsi birara. Nta munsi birara ariko se mayanari bwa mujye mu maguru man so wirakara rero wirakarira mu bintu niba Mike nawe bameranye neza ukabona uri gusubira inyuma shakira handi bro. Oya kuko nta kidasanzwe n'ubundi numva rero man ibyo bintu byawe man mbwa nako mbyiteho man. Okay kandi ikintu namenye man ni uramu baby man ngiye nanamukunze ngiye nanamushaka nkamushyira mu mago. Aho nagushyigikira ariko mva ngubwire ubu none ikanze mitemingana n'imyenda mite njyayo do wallahi ngiye kumutigita imbaraga nakoresheje mani mushoramo ngiye kuzikoresha uyu munsi arara Amahitamo kandi ndayikorera hariya. Felix Magayi umva ngubwire mani umbwire sibyo we nta nama zawe urumva nta nama zawe ugura hiye rero amahirwe masa kabisa. Siko abasore bashishikaye bro. Okay